kuba igihugu cyacu cyarashyizeho gahunda yo kwibuka kigashyiraho work to remember ni urugendo. Yego hari ababibona nk'aho ari urugendo rusanzwe, ariko ku bantu babayeho muri kiriya gihe cyari amateka hari icyo biributsa. Urugendo bakoze bahunga, urugendo iminsi 100, amajoro mabi barayemo. Njye nk'urubyiruko rwavutse nyuma, icyo work to remember imfasha kumva ko nifatanyije nabo. Sinari mara ariko nabuze abanjye, nabuze abona akagombye kuba nzi. Rero bituma ngira ishyaka ryo guharanira ko icyo kintu kitazasibangana. Work to remember kuva mu mwaka w'1994 kugeza 2009 itangizwa, imyaka 15 yari ishize. Jenoside yakorewe Abatutsi yahagaritswe n'abana b'Abanyarwanda. Hari kandi nyuma y'imyaka 2 umuryango w'abaharanira amahoro n'urukundo PRP uvutse. Bagaragaje imbaraga, umusanzu, uruhare rwabo mu kwigisha amahoro, ubumwe n'ubwiyunge ndetse no kwigisha urubyiruko amateka y'u Rwanda. None turibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Amateka iteka dutera gutekereza impamvu yayo ku batari bazi ibyayo. Mu gutekereza kandi bidusaba kumenya ahantu heza ho kuyabariza ndetse n'abantu b'ingenzi muri yo. Urubyiruko n'imbaraga zubaka kandi vuba. Tariki ya 16 ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2007 muri Green Hills Academy Rugunga Isedo Kigali havukiye umuryango waje uharanira amahoro n'urukundo mu bushobozi bwari ntabwo gusa bwuje ubushake. Intego nyamukuru twatangiranye intego 3 turimo kuvuga tuti tugomba kurwanya jenoside n'ingengabitekerezo yayo, tugomba kwita ku rubyiruko, twarangiza tukarwanya sida kuko nibyo bintu n'ibibazo byari bihari icyo gihe. Ariko eventually twaje kwikoncentra turavuga ati bya sida reka tubireke, dukore n'urubyiruko turwanye na jenoside n'ingengabitekerezo yayo. Iyo wicaye uganira n'abanyamuryango ba PRP wumva neza ndetse ukabona ishusho y'umwana w'umunyarwanda wamaze gusobanukirwa ubumwe, ubwiyunge n'amateka y'u Rwanda. Muri bo kandi niho ubonera kandi ishusho nyayo n'uruhare nakuka rw'urubyiruko muri iyi myaka 30 u Rwanda rumaze rubohowe n'abana b'u Rwanda ndetse bakanahagarika jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. N'uwo nahura nawe wese ari gupfobya ntamubwira ko ibyo ari gukora atari byiza, ari kutwicira amateka kandi bishobora kudusubiza inyuma. Nkakora uko nshoboye nkaba namuhana ku myaka yanjye no kubumenyi mfite, byaba bidashobotse nkamushyikiriza inzego zibishinzwe. Twari turi mu gihe cy'icyunamo, noneho bari bari gukina sketch ndabyibuka. Noneho abari bari gukina sketch barangije kwa kundi bagera mu gihe bakerekana ko hari abapfuye, noneho bahagurutse umwana umwe ahita avuga ngo barazutse. And then I was like, iyaba ari njyewe ntabwo ibyo bintu kubivuga, iyaba ari umupirapisa cyangwa undi muntu sinari kwishimira kubona ko avuze ibintu nk'ibyo biteye isoni mu by'ukuri. Rero uwo muntu yahise, kuko bitewe n'uko ibyo twari twigiyemo yuko tutapfa kuvuga ibyo tubonye byose mu gihe cy'icyunamo, uwo mwana nahise mwegeranya ndamubwira ngo nubwo wavuze ibi ntabwo byari byiza, don't do that again, ntuzongere gukora ibintu nk'ibyo. Kandi ndakeka nawe yarabyumvise kuko ntabwo byongeye kuba. Ni amateka nize numvise ndetse nabonye n'ibimenyetso byayo. Birambabaza cyane kuko iyo umuntu ashaka gufata ikintu wowe uzi wabonye uko cyagenze agashaka kukijyana mu buryo bwe, birakubabaza cyane. Ariko ntabwo mbirekera aho ngaho. Aho nakoraga muri company, it was a call center ariko international. Umuntu yarampamagaye ngiye kumukorera photobook, ngiye kumweditingira, byari byamunaniye. Yari yarasuye u Rwanda. Ariko ndi kweditinga photobook iwe, soma ahantu yanditse ko jenoside y'Abanyarwanda yaturutse mu rwango rw'Abanyarwanda. Noneho ku rwibutso banditse jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, arahapfuka. Byarambabaje cyane ku buryo kwakira uwo customer byarangoye, mbanza gushyiraho pause. Nyine ndamuganiriza, arambwira ati noneho nshobora kuba naribeshye. Ndambwira yego waribeshye, narabihinduye, narishimye cyane kuko urumva nahinduye isura y'igitabo. Igitabo byari ibitabo 50, yari kubigurisha bikagenda yitwa jenoside yakorewe mu Rwanda yakozwe n'Abanyarwanda bitewe n'urwango rw'Abanyarwanda.
ndayihindura. Kuba uzi amateka neza ukuntu yagenze, ukumva ugize ibyo bitekerezo, ushobora kumwegera ukamubwira uti ntabwo ari uko byagenze, ibi ntabwo ari byo, ukamwereka inzira nziza kuko nibyo badutoza muri POP. Mu gihe kandi twibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'1994, kuri ubu haracyari abagihakana bakanapfobya nkana jenoside yakorewe abatutsi bifashishije imbuga nkoranyambaga. Uru ni rwo rugamba urubyiruko kuri ubu rurimo kurwana narwo, gusa rurimo no kubangamirwa n'ababyeyi n'imiryango itandukanye. Iyi ikomeje umurongo mubi wo kugoreka nkana ndetse no gucengeza mu bana ingengabitekerezo ya jenoside. Ariko amakuru meza, abana barasobanukiwe bihagije kandi biteguye guhangana nabo bose. Baba bari kudusubiza inyuma mu myumvire, ndetse n'abo ngabo babyigira mu miryango kwishyiga tukaba twabaganiriza nk'urubyiruko rugenzi rwabo. Urubyiruko ni rwo rwinshi mu gihugu. Iyo twicaje ababyeyi ukamubwira uti ikibazo kiri hagati yanyu n'ababyeyi be sinkizi, ariko njye nawe nta kibazo dufitanye, kuko uwo kana kaba ari kukubuza niwe muzasigana, niwe muzabana muri iyi si yo hanze. So ingengabitekerezo yo mu miryango ababyeyi bagomba kuyigabanya bakayireka, kuko bari kutukuzamo ikintu kitari kiza kandi gishobora kuzatugiraho ingaruka mu gihe kizaza, kandi ntabwo dushaka ko amateka yakwisubiramo. Iyo utazi iyo uva ntumenya n'iyo ujya, ariko niyo utazi amateka y'u Rwanda nta nubwo wamenya uko urwanya ingengabitekerezo. Iyo utazi ukuntu byagiye bigenda, ikibazo dufite ubu ngubu, abantu benshi bazi amateka ya jenoside ariko ntabwo bazi amateka y'u Rwanda rwo hambere. Iyo umaze kumenya yuko u Rwanda rwabayeho hafi imyaka 100 mbere yuko batangira kuducamo ibice, kandi abantu babanaga neza mu bumwe, bunze ubumwe, bubaka ikintu kimwe, bagura u Rwanda. Si utangiye kubishyira mu mutwe ukabimenya, ukamenya n'impamvu ibyo ngibyo byabaye, kuko igihe bakoraga abari barimo kutudiviza hari ibyo bitaga hermetic theories. Izo ngizo na n'ubu turacyazumva bazikoresha mu guhakana jenoside. Ubu ngubu no muri Congo turabyumva, niyo mpamvu barimo kwica abantu bahari babita yuko ari Hamites, Hima Empire, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko ukamenya yuko na white supremacism ari ikintu cyari kirimo kuva i Burayi, bari barimo gukoresha negrophobia, ariko barimo kwigisha abantu n'ibyo ngibyo barimo kuvuga ngo barashaka abo bantu, atari ibintu bo ubwabo bashaka kugira ngo badufashe. Iyo umaze kubimenya birakorohera kurwanya ingengabitekerezo, kuko umenya ko atari ibintu byacu, umenya ko atari ibintu by'i Rwanda. Indinde ni ebyiri, ndinda mwana wanjye na ndinda dawe. None igihe kirageze ngo dukomeze uyu murage twarazwe n'abatubanjirije. Ni bamwe bahagaritse jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'1994 ndetse babahoye u Rwanda. Ubu turi mu gihugu gikunda urubyiruko kandi kirushyigikira. Birandeba kandi nawe birakureba. Twibuke twiyubaka. Secret Memory. Keep the memory.